nyakubahwa mushyitsi mukuru, miryango namwe inshuti z'abanyamakuru n'abakoreraga ibitangazamakuru bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, batumirwa kandi bashyitsi bahire mwaje muturutse mu nzego zitandukanye kwifatanya n'umuryango mugari w'abanyamakuru mu Rwanda. Mwakoze kuza kubana natwe. Bayobozi b'ibitangazamakuru, namwe banyamakuru n'abakora mu buryo bw'isakazamakuru bugezweho muri iki gihe, banje kubasuhuza. Ku nshuro ya 32 umuryango mugari w'abanyamakuru mu Rwanda duteranijwe no kwibuka kw'abanyamakuru ndetse n'abandi bakozi b'ibitangazamakuru bishwe bazizwa ko ari abatutsi cyangwa bagahorwa ko inkuru zabo zamaganaga irondabwoko n'amacakubiri. Benshi mu bakora itangazamakuru mu Rwanda muri iki gihe bari bato cyangwa bataravuka muri 1994. Bazi ko amagambo n'inyandiko byica kandi bikicisha kuko barabyiga mu ishuri. Abo twibuka muri bwumve amazina yabo ndetse n'amafoto kuyashoboye kuboneka muzagenda muyabona. Abo twibuka ntibavuze ibyicisha, ntibanditse ibyicisha, nta n'amahame y'umwuga bari bishe. Kuba bari ibimenywa bose, kuba barakoraga ibyakundwaga ntibyabarengeye, ahubwo byabaye impamvu yo guhigishwa uruhindu, kuko ku mujenosideri nta cyari kigifite agaciro ku mututsi, nta cyari gifite agaciro ku nshuti y'umututsi cyangwa undi wese wabaga yambitswe uwo mwambaro. Ubwo twibuka, umuryango mugari w'abanyamakuru washimye ko uyu mwaka twazirikana ko itangazamakuru riri mu baburanishirijwe mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda Arusha muri Tanzania, kuburanira mu bushorishori bw'isi. Reka nitize ijambo nyakubahwa Festere daherutse gukoresha, nanjye ngire nti kuburanishirizwa mu bushorishori bw'isi si ishema, si ikamba. Sinkandagire mu kiganiro n'ubundi butumwa buza gutangwa